Iyi si ni umubumbe wa gatatu, ukaba utuwe n'abantu barenga biliyoni 8,200,000. Abo bose hamwe bakoresha amafaranga abarirwa mu madolari tiriyoni 80. Buri umwe wese iyo baza kuba bafite ingengo y'imari ireshyeshya abantu bose, buri umwe yagombye kuba atunze $1,268,800 y'amafaranga y'u Rwanda. Ayo niyo buri muntu yagombye kuba atunze. Ariko ni gute wakwibaza uburyo amafaranga ayo twita fiat money asumbanyisha abantu ku rwego runaka, ku buryo hari n'umuntu udatunze n'ifaranga na rimwe? Isi dutuyemo niyo si ya fiat money. Isi tugiye kujyamo ni isi ya cryptocurrency cyangwa digital currency. Ni isi igiye gukoreshwa amafaranga y'ikoranabuhanga. Iyo si niyo ibihugu byinshi byifuza, ndetse ni nayo si abantu benshi bifuza. Ese wari uzi ko ushobora guhomba payi zawe? Ni gute wazihomba? Ese wari uzi ko ushobora gufungirwa konti yawe imyaka 20 cyangwa imyaka 100? Ni gute ibyo bintu wabigeraho kugira ngo ufungirwe iyo konti yawe? Ese wari uzi ko uyu munsi ushobora kwira uri umukene, ejo bugacya wabaye umuherwe? Isi ya cryptocurrency niyo si, ni zazo ndoto twese tuganamo. Buri umwe wese akura yifuza ko byacya ubuzima bwahindutse. Isi ya digital currency and cryptocurrency. Nongeye kubaha ikaze nshuti bavandimwe mudukurikirana aho muherereye hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse namwe ba diaspora muherereye ku mugabane wa Afurika, namwe ba diaspora muherereye ku mugabane igiye itandukanye. Tubahaye ikaze. Mwe bashyashya wakora subscribe, share and comment kugira ngo uhabwe ikaze kuri channel yacu, utazawucikanwa n'ibiganiro umunsi ku munsi. Tukaba tugiye kurebera hamwe ibigendanye na Pi Network. Fondateri wa GCV Doris Yin akaba yanditse ibaruwa agira ati: ndashimira DRC kuba yakiriye neza uwafonze ikigega cya GCV ari wo bita Doris Yin. Yanditse mu ibaruwa ye avuga ati: ndashimira DRC kuba yarakiriye ibirori bya GCV mu mijyi 8 ku itariki 24 z'ukwezi kwa 11 2024. Nshimishijwe no kugeza ijambo ryanjye rihugura abapiyoniya ryavugiwe mu mujyi wa Goma. Iyi ngingo ni ingirakamaro mu buryo bukomeye cyane. Umuryango wa GCV izatugezaho ibindi biganiro byakozwe n'abandi bantu bitabiriye biriya biganiro bya GCV. Ambasaderi ibiganiro byabo byose bagiye bakora, GCV cyangwa Doris Yin yavuze ko azabitugezaho mu minsi mikeya kugira ngo twishimire ibyo inama yabo yari iteganyaga cyangwa ibyo batugejejeho. Ndashimira umuyobozi wa ambasaderi wa GCV Mirizi Frebet Rumesha, umuyobozi wa Afurika yo hagati ya GCV Ambasaderi Mirizi Tresor Kanserika, n'uhagarariye bino bihugu bya EAC Mirizi Olivier Datimana, ubuyobozi bwabo bwiza cyane. Doris Yin akaba yarangije abashimira kuba muri kwitabira GCV muyihesha ishema kugira ngo duha agaciro ino Pi Network yacu. Turebeye mu byanditswe ku rubuga rwa X urubuga rwa Twitter, Pi Global News yanditse ati: niba uri umupiyoniya wumva uburemere bw'uyu mushinga bukabije ku rwego rudasanzwe,
kandi ukaba uri umunyamuryango waracukuye payi zawe, cyane cyane muri iyi myaka mikeya ishize, ubwo buremere wagiye uhuriramo nabwo cyangwa wenda ibibazo wagiye uhuriramo nabwo bizashira vuba kandi byorohejwe cyane nko muri uyu mwaka wa 2025. Murabizi ko Open Mainnet izaba 2024 mu kwezi kwa 12 ku itariki 31 za kuno kwezi kwa 12. Urumva ko twiteguye ko Open Mainnet izaba, kandi tukaba tuzi ko agaciro ka payi nkuko twashyikiye GCV nkuko twahoze tubibona hejuru, payi bayihaye agaciro k'ibihumbi 314 n'ibihumbi 314,159 by'amadolari ya Amerika kuri payi imwe. Intego ya Pi Network yaje guhindura ubuzima bw'umupayoniya wese witabiriye kumayininga ino Pi Network nk'abanyamuryango bashyize hamwe. Reka mubwire uburyo bwo kwiga neza uyu mushinga ku buryo burambye kandi ku buryo tugera ku ntego yacu. Wowe banza usubiremo neza umushinga wawe inshuro zirenga 10,000 cyangwa inshuro zirenga 100,000, nibwo umushinga uba usobanukiwe, kandi uzabigeraho neza niba ushobora kuba wazana abantu benshi muri uyu mushinga, kugira ngo babashe kuba buri umwe wese aba yasubiyemo uyu mushinga inshuro basi nibura 1,000. Abantu bose batsinda cyangwa baba batsinzi, kuri twese umwe abashe kuba yazanamo abantu benshi cyangwa wenda bangana n'ibihumbi 13,965 cyangwa wenda n'igihumbi 13,850. Intego yacu yo kusabagiza umushinga wacu ku isi yose waba ugezweho, ndetse kandi tukaba dushyikiye twese GCV hamwe y'amadolari 314,159. Intego zacu zaba nziza niba abapayoniya 70% ku isi bakomeje kwandika GCV ku bucuruzi bwabo, abandi bakaba bakomeje kwishyura cyangwa kubishyurwa bakoresheje GCV inshuro 1,000 ku muntu. GCV izabigeraho uko byagenda kose. Reke turebere hamwe, ese ni gute payi iba update muri telefone yawe? Ni gute KYC ushobora kugera ku rwego rwo kuyuzuza ukaba wakuzuza ibisabwa? Baratubwira ati niye situation ushobora gucamo muri no Pi Network. Ubwa mbere urabanza ugategereza KYC, ubwo ni ibiri imbere ya KYC. Haribwo wazamo kudownloadinga iriya Pi browser, gufata iriya passphrase zawe, kubanza ukazifata mu mutwe, ukabanza ukaverifyinga email yawe na mark byose, buri kintu cyose kwanza ukagicamo. Iyo ni situation ya mbere. Iya kabiri ni ugusaba meetinga ya KYC. Iyo niyo nuza ya kabiri, ukaba utegereje result ko bakwemerera gukora KYC. Iya gatatu ni ukubona KYC ukaba utegereje none ko ubona migration. Iya kane ni ukuba warakoze KYC ariko nanone ukaba urona warakoze migration. Cyumva cyagiye urutegereje migration base bayiguha na KYC kandi warabikoze. Icyo gihe nizo situation abantu benshi muri Pi Network twisangamo zose. Utarakoze KYC ubusanga ari imbere byose yarabyujuje. Wakoze KYC usanga ategereje migration. Utarabona KYC usanga yarakoze ya submitinze yarayisabye. Nuko twese duhagaze muri Pi Network. Ni itangazo ryatanzwe na Core Team isa nkayiburira abantu. Iryo tangazo riragira ati mu gihe twitegura ko inkuba zikubita cyangwa wenda Open Mainnet iba kuri buri muntu wakoze Pi mining, umwanya mushya ni ikibazo kiri kugaragara ko abantu bari kukigwamo. Ufite konte nyinshi uwo muntu afite ikibazo. Kubera iki? Hari amahitamo abiri uba ufite. Iyo bakubwiye ati yego cyangwa se oya n'ibyabazo bakubajije, uba ufite guhitamo inshuro imwe. Aho ni hamwe. Ariko iyo uhisemo yego
uzabuzwa kumayininga imyaka 20 wumva konti yawe bayifunze. Ugikoreye ariko igikorwa cyiza, niba ubona iyo message bakoherereje, aho ugiye ukande yego cyangwa oya, kanda ahantu handitse X uherereye mu rwego rwo hejuru rw'iburyo. Umva ibyo biganiro mugirana nibyo bituma za account zawe zindi bazibasha ko bazifunga. Soza babwira ati nyaboneka mwirinde kugira ngo utaba umwe mu bantu bagiye guhabwa bino bihano, bagashobora kuba wahagarikirwa konti yawe igihe kingana uko imyaka 20 n'imyaka myinshi cyangwa imyaka 100. Urumva ni igihe kinini cyane. Nyaboneka muramenye murinde account zanyu. Wikora black marishe cyangwa yenda ubucuruze ku bintu bitemewe. Niyo babwiye gukoresha GCV cyangwa wenda gucuruza ubucuruzi buri roko, ugomba kubukora gutyo babibabwiye. Wishaka kwihimbira ubwayo ko ibyo bintu urabizira, urafungirwa konti yawe uyiburirwemo, kandi ntabwo byakubera byiza. Ndababuriye nyaboneka murinde account zanyu, kandi wirinde n'umuntu wese ukubwira ko account nako GCV nako uzashobora kuyipayi zishobora kugurishwa ku mafaranga makeya, kugira ngo abashe kuba we yabasha ko yakikura ya black ntwari yiwe. Urubuga rwa Pi Network Information rwanditse ati hari bamwe bari kwifuza ko Pi yasohokera ku giciro gitoya cyane nyuma ya Open Mainnet, kugira ngo bashe gukoresha amafaranga yabo bagura za Pi. Urumva ni nk'ubusambo bari gushaka gukora, bakarika gushyigikira ino GCV. Kandi nyamara baratugira inama kuvuga ati nyamara twese dushiramutse dushyize hamwe tugashyikira ino GCV kuri Pi imwe, bakatuhera amafaranga 314,159, kuko iri faranga rizaba ari ifaranga rihamwe ritapfa guhinduka cyangwa ridahinduka. Batugira inama yuko tutakagombye kugurisha zino Pi zacu, kuko iyi ni gakondo uzaraga ibisekuruza bizawukomokaho, ndetse kandi ni naho uzabugamije ubukire bw'ejo hazaza bwawe ubufite mu biganza byawe, kuko ko uzawufite rya faranga bari kugusaba. Isi tugiye kujyamo ni isi ya cryptocurrency, ni isi tugiye gukoresha ibintu by'amafaranga y'ikoranabuhanga. Nyaboneka mumenye Pi zanyu muzibike neza. Buri wese nutarakoze KYC agerageza higa uburyo ayikora neza. Wewe mushyashya akora subscribe, ukoreshe and comment. Mu kibazo ufite cyose cyandike muri comment hasi, kugira ngo mbashe kuba nta kibasubiza mu kindi kiganiro gikurikiyeho kigiye gukurikiraho mu minsi iri imbere. Ariko nawe jya wiyobaza, wishyire nawe mu cyimbo cy'inuza cy'ejo hazaza tugiye mu cya future tugiyemo. Ibaze nawe isi kunigiye gutera imbere neza, twishyurana twishyurana online, nta muntu ugendera amafaranga ya fiat money, wishyura ibyawe, ugurisha ibyawe rwose, kandi mu miliyoni y'abantu ushyira updating ikintu ugiye kugurisha kiza kikurwa n'abantu benshi. Urumva ni umuryango mugari, kandi umuryango ubumbiye hamwe, ufite intego imwe, ufite dream zimwe. Urumva ko dushyigikiye ko GCV yasohoka kugira ngo twese bashe kutugira agaciro, ndetse imiryango yacu ihindururwe ubuzima. Nibyo Pi Network yaje igamije kugira ngo ihindure ubuzima bwacu. Wewe mushyashya nyaboneka fungura account yawe neza, kandi urebe nimba ari umuntu wakwinjijemo muri account yawe. Wewe wabonye ko wayisegera umuntu uzi kuyikora yigukorere, aho ufite ikibazo ubaze. Mugira amahirwe n'imigisha. Ciao ciao. Alayu Construction Limited ni company tuzaniye ibintu by'ubwenge, bubaka amazu meza cyane, yaba amazu y'amakadasteri, yaba ama etage ku giciro cyiza cyane utasanga ahandi. Kandi nanone bagufitiye ibibanza byiza cyane biherereye hano mu Murehe. Bagane kwizo nimero ureba hejuru.